Yesu ashimwe bene data, muraho neza, njye kohereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, tugushimiye ko wongeye kuduhereza amahirwe yo kumva ijambo ryawe, nyemerera urisobanurira imitima yacu ndetse unatubashishe gusohoza icyo dutumyeho muri uyu mwanya. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru, hanyuma mu gihe kingana n'icyumweru cyose cyangwa se iminsi 6 y'icyumweru tuzaganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tuzibandaho muri iki cyumweru rizaba rigaruka ku bihumuriza umutima. Kuri uyu munsi rero turaza gusoma ijambo ry'Imana dusanga ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 61 n'umurongo wa mbere. Arenze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri njye, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza, yantumye kuvura abafite imvune mu mutima no kumenyesha imbohe ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Ubuhanuzi bwa Yesaya bwavugaga kuri Yesu Kristo. Hanyuma aya magambo Yesu nawe yasomye ubwo yararanga ku isi, avuga ko ubwo buhanuzi busohoreye mu maso y'ababyumvaga. Nta gushidikanya rero umuntu ubuhanuzi bwavugaga kuri Yesu Kristo. Imana tugirire neza. Uwo rero niwe wasigiwe gutangaza inkuru nziza, gutangaza imbabazi, gutangaza umunezero, gutangaza inkuru zihumure. Imana tugirire neza. Gusigwa kuvugwa no gusigwa nyine kw'amavuta nk'uko turi kubyumva. Nicyo Imana yamutoranyirije. Ikintu yasigiye, ikintu cyatumye aba appointed cyangwa se aba anointed, mu yandi magambo ni ukugira ngo aze bimwe mu byasigiwe. Uretse kudukiza ibyaha, harimo n'indi nshingano yo kuvura imvune zo mu mutima. Imana tugirire neza. Twibaze kuri izi mvune zo mu mutima. Umuntu ashobora kuzumva akavuga izi mvune zo mu mutima nizije mu buhe buryo, cyangwa se ziza gute? Ubundi umutima mu buzima busanzwe habaho ibihe byiza, hakabaho n'ibihe bibi, habaho kwishima, hakabaho no kubabara. Ibyo ni ibintu biri normal. Akenshi usanga umutima bene ibyo ngibyo ubasha kubyihanganira, Imana igatanga imbaraga nyine umuntu akabyihanganira mu buryo busanzwe, ubuzima bugakomeza. Ariko kandi iyo habaye amakuba adasanzwe, iyo habayeho ibyago bidasanzwe, donc iyo umuntu ahuye n'ikintu kidasanzwe kikagera ku mutima we, kirawukomeretsa, kiwusigira imvune z'umutima. Donc hajya habaho ikintu kigaruka kuri wa mubabaro, cyangwa se cya kintu cyagarutse kuke cyamuteye umubabaro, wa muntu agatonekara akababara nk'aho abibaye bundi bushyashya bya bintu. Yesu Kristo rero ibyo bintu arabizi. Imana irabizi yuko ibyo bintu byabayeho byo kubabara. Ndi kubwira muri rusange, Imana irabizi ko hatubaho ubuzima bushobora kutubabaza, ibyo bintu bikaba byatubaho. Rero mu byo yatoreye Yesu Kristo no kuza gutangaza inkuru nziza, hanyuma kandi akavura abafite izo mvune zo mu mutima. Imana ntinezezwa no umuntu ahora ababara. Niyo mpamvu yateguye Yesu Kristo kugira ngo avure abafite imvune zo mu mutima, yomore iyo mitima ikomeretse. Imana tugirire neza. Birashoboka ko nawe unyumvishije wari ufite imvune yo mu mutima, ikintu cyagukomerekeje. Gukomereka k'umutima si icyaha, cyane ko nta n'uruhare uba warabigizemo. Rwose gukomereka nta ruhare ubifitemo, ariko Yesu Kristo arabizi ko ibyo bintu bihora bikuvuna umutima, arifuza kubikwakira akakugirira neza. Imana ibabarana natwe mu mibabaro yacu yose. Hanyuma rero ntinezezwe ko tunakomeza kubabara, ahubwo ihitamo no kudukiza. Uburyo bwiza bwo kudukiza rero yatwoherereje Yesu Kristo kugira ngo adukize imvune zo mu mutima. Imana tugirire neza. Mwifurije kwakira ihumure ry'Imana, mwifurije kwakira Yesu Kristo ngo gukize imvune z'umutima. Imana tugirire neza. Ahari ribaye ari ihumure ry'abantu, birashoboka yuko ritageza neza gukiza umubabaro. Abantu bajya bagerageza bakahumurizanya mu mibabaro, kandi ni byiza. Imana nayo irabikunda ko abantu bahumurizanya, ariko uko umuntu yaguhumuriza uko ariko kose, hari urwego bitageraho ngo agukize umubabaro burundu. Ariko Yesu Kristo we yaje arakiza. No gukiza bigakira burundu, umubabaro ugakira. Imana tugirire neza. Cyakoze wenda agasigara inkovu zizajya zikwibutsa ngo ahantu hahoze umubabaro, ariko umubabaro ntukomeze kongera kuza. Imana tugirire neza. Nicyo yasigiwe, nicyo yatoranyirijwe kugira ngo akize imvune zo mu mutima. Ntago aguhumuriza ngo woroherwe n'imibabaro yawe gusa, ntago aguhumuriza ngo umubabaro ugabanuke gusa, ahubwo araguhumuriza
bigahumuriza ukanakira rwose. Hari ubuhamya bw'abantu benshi cyane Yesu yagiye akiza imvune zo mu mutima bagakira pe, bagakira, cyakoze wenda hagasigara inkovu z'amateka zibibutsa ngo ahantu habuze umubabaro ariko umubabaro utagihari. Imana tugirire neza. Birashoboka yuko unyumvishije warakiriye Yesu Kristo ariko kandi wenda ukaba warahuye n'imvune zo mu mutima, mwemerere mwereke n'izo mvune z'umutima nazo azigukize. Wowe unyumvishije ahari utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, kumwakira nk'umwami n'umukiza bivuze kumwakira ukamwemera akagukiza urubanza rw'ibyaha ariko kandi ukanamwemera nk'umwami akayobora ubuzima bwawe. Birashoboka yuko ubaho nyine wenda unyumvishije Yesu Kristo utaramwakira ngo umwemere ayobore ubuzima bwawe, wenda ubuzima bwawe ukaba uyoborwa n'ibindi nk'amahame yawe cyangwa se n'ibindi bintu nk'ibyo. Wowe unyumvishije utaramwakira kandi ukaba waragize imvune zo mu mutima, agutegeye amaboko, arifuza kumwakira akagukiza. Nicyo yasigiwe, yabaye appointed yo kugukiza imvune zo mu mutima. Mu buzima busanzwe hariho abantu baba barize ibigendanye n'isanamitima, ni byiza pe kandi biranafasha, biranakora cyane, ariko Yesu Kristo we arenze barya abaganga bose. Iyo akukijije aragukiza mu buryo bwuzuye. Hari n'igihe ahitamo kugukiza yifashishije abo ngabo, akagukiza abanyuzemo. Imana tugirire neza. Wifurije kumwakira azagukiza. Imana tugirire neza. Niwe wasigiwe kutwomora imvune zo mu mutima. Hanyuma rero wowe muri kumwe nawe witeguye kumwakira, ukomere umutima, uhumure, mbese wakiriye umuganga w'imitima, wakiriye ukiza imvune zo mu mutima. Imana tugirire neza.